esanseri mbona ni ikintu kimeze nk'imodoka ariko kizamuka nka rasoro. Hari haraje imodoka bavuga ngo ni indege zo ku butaka by'icyatsi kibisi. Byabona amazi iminsi 3 ntegura kujya i Kigali. Ntara yo kwa Makuza za City Tower gusa. Nuko numvaga umujyi wa Kigali. Ubwo mba ndagiye. Uzi application ukora kugira ngo ujye i Kigali uvuye mu cyaro. Uri umwana wo mu cyaro. Urabitegura bro. Urabitegura ntago ari ibintu byuka nk'ugiye ku isantere ngo ngiye i Kigali. Never urabitegura. Noneho njyaho n'amazi iminsi 3 ntegura kujya i Kigali. Ngati tayari. Noneho hari haraje imodoka bavuga ngo ni indege zo ku butaka by'icyatsi kibisi. Ngo babyita Ritiko mawe. Nari mfite amatsiko yo kuzayigendamo ndeba televiziyo. Nibwo bwa mbere nari mbonye televiziyo iri mu modoka. Tayari. Urumva? Ndavuga ati niyo nzatega nzarara nkatishije ahubwo nzagenda i Kigali n'imodoka bita indege yo ku butaka. Ubwo mba ndagiye. Iyi Alphonse baragiye i Kigali. Ati ubu tuvugana ati ndambutse nigiriye muri Kigali. Ni nk'ibihe akiraho. Alphonse yari azi ko umuhanda w'umukara utabaho. Yawubonye agiye i Kigali. Baza ngo nawe matsiko nari mfite kwicara ku ruhande kugira ngo ngende nkora observation y'ibintu ngenda mbona byose. Birumvikana. Ngende nkora observation y'ibintu mbona byose kugira ngo nzatange n'amakuru. Nzaba ari nkuru nk'uko umuntu egisarima yimbaza. Nge sasa rero ni ibihe bintu wabonye muri Kigali utari uhiteze? Kugejeje Kigali kare. Turacyari mu nzira. Nicaye ku ruhande. Nicara ku ruhande kugira ngo ngende ndeba byose akarere ku kandi. Barambwiraga ngo iyo ugiye i Kigali uvuye i Butare ngo ugende uturere 7. Sinzatugenda. Modoka izaba itarananirwa. Genda ntuba kamwe kavaho kamwe kwinjira mu kane. Kamwe kavaho gutyo. Kwanze nageze ku Ruyenzi Kamonyi. Hamwe bavuga ngo impamvu utazakugeza hehe i Kigali uyirira hahandi ku Ruyenzi. Wararuhutse nanjye nahafatiye akana. None tayari. Ubwo tumanutse Nyabarongo. Nafite amatsiko yo kureba Nyabarongo umugezi utembaga. Uwo mugezi utaregera uba amazi mazima na gato. Ahubwo si cyambabaje. Nabaje ro twari twicaranye Nyabarongo turegeraho ryari. Tugeze ku giti cy'inyoni. Kandi nari mfite amatsiko yo kubona Nyabarongo. Tugeze ku giti cy'inyoni. Nyabarongo twayirenze. Mbana ndati se basi nzayibona gute. Ubwo mu minsi namaze Kigali. Ati noneho imodoka izava muri gare nkanuye nshaka kureba Nyabarongo. Byarangiye utayibonye. Umugezi utembaga abantu batinya n'imodoka zinyura zifite ubwoba. Byarangiye utawubonye. Ubwo mbangeze Nyabugogo. Mbageze mu mashyirahamwe. Ndareba se ntabwo nari nzi ko haba ibintu byitwa ngo bya esanseri. Ibyo ntabyo nari nzi. Nabibonye ubwo nagiye kwa Makuza. Abatahazi ni mu mujyi. Ariko wewe ubwo wageze birumvikana. Nawe wasanga uhazi nka kabiri konyine. Ninjira muri esanseri mbona ni ikintu kimeze nk'imodoka ariko kizamuka nka rasoro. Nk'iki kinyishe ngiye mu mujyi bwa mbere ngiye Kigali bwa mbere. Naba nzize iki? Ndizamukira njya kwifatira akantu nk'ibisanzwe. Kigali uyigezemo tayari. Kigali mu mujyi. Ndagira ngo ubwire ko bari abantu batuye i Kigali ariko batazi mu mujyi. Kigali yose si umujyi uri Nyarugenge ville. Muri Nyarugenge gusa. Kandi ikintu ngira ngo mbwira abantu ntuzagezwe i Kigali n'ibyangombwa ugiye ku Kabindi kuko irangamuntu ikosana. Ni handi uzabona imihanda y'umweru ngo n'udufu turi mu ngo bamenye mu muhanda. Ntuzagezwe i Kigali n'impamvu. Fata urugendo. Ako nanone ujyayo hari ikintu ugiye gukorayo birumvikana nta gupfa kujyayo. Njye nafite n'amatsiko kera. Niga mvuga ati se basi nzagezwe i Kigali n'iki. Ninagezwa n'ishuri nzagezwa n'iki. Ati ndangava ati se ubu mana yanjye
niniga mu majyepfo segonderi orivo superiyeri na kaminuza i Kigali nzagezwamo n'iki ariko reka ndike kwibasa nzagezwamo n'akazi kubw'amahirwe mbono kaziyo ugezeyo yo kujya kwisurira umuntu bageze i Kigali gutyo ariko ndagira ngo nkubwire ati i Kigali simvuge ko ari amahanga amahanga ariko i Kigali ku batahazi ntibafate nk'i York ubu ari abantu bafata i Kigali ni ibiki waba warabonyeyo nk'uko nanjye mfata i New York kuko nahazi utari uhiteze ukabona ntari imiteze ukimanuka Nyabarongo wambutse Nyabarongo utuzu turi Kimisagara nzi ko i Kigali ari amazu ageretse nk'ara yo kwa Makuza za City Tower gusa nuko numvaga umujyi wa Kigali nsanga ntati se hariya ni iwacu bazuminze iriya misozi iri Kigali nzi ko i Kigali ari ahantu hatagatifu y'imihanda y'umukara gusa haba abantu bariseriye kandi ariko baba bariseriye baba bariseriye muri domeni zose kuko n'ukwiba bariseriye n'ukwiba bariseriye cyakora ikintu i Kigali baturusha ni iki ako kantu bakamenye n'utarazi Kigali azaza akazi Kigali baturusha ubwenge bwo kwirwanaho ubwenge bwo kwirwana Kigali buri wese abazi uburyo abayemo uburyo azabaho kandi adashaka kwivanga mu by'undi nimba abayeho akora tekinike yo kugira gukora mu mufuka azi uburyo abikoresha kwirwanaho ntabwo i Kigali umuntu ahaba aje kuryama gusa kandi nshishikariza n'abantu baharanire kugera i Kigali batagejejwe no ku kabindi ngo bamenye ku kabindi ngo kwirangamuntu zikosamye hari abantu bagezwe i Kigali n'ibibazo nk'ibyo oya hari abantu bumva i Kigali nk'uko nanjye numva New York gusa yenda i Kigali ntabwo nyafata nk'ahantu harenze ubu New York izo za Dubai uburyo mwumva nabo ari ahantu byumva gutyo wasanga nabwo ninjyayo nzagenda ndi kureba mu kirahure cy'indege urumva cy'indege ati ubu niho ati igihugu cyo muri Brazil n'igihugu cyo muri Cameroon ya wundi akuze amatsiko umuntu aba afite ajya ahantu bwa mbere yenda wowe wibera i Kigali ngaha nagira amatsiko uri kujya ku ishuri utazi ndabizi wize mu ntara titayara wa munsi wa mbere ati biba byifashe bite aho hantu inyubako bimeze bite imihanda bimeze bite inyubako ubuzima numvaga ko i Kigali nta gisambu wahabona ariko se ishyamba ribaye wasanga nawe hafite n'ishyamba ntawamenya nta bidashoboka i Kigali abatazi Kigali ntibumve ko i Kigali ari Nyarugenge gusa Kigali ni nini kandi Kigali iratandukanye nuko mba ngeze i Kigali ndahabaye ndatembereye ubu uyu munsi nanjye nahajyana abandi tayari rwose ariko gusa nibura wabonye yuko nta birenze by'i Kigali azajya n'uruta ari i Kigali uko wakekaga siko wahabona oya n'ubu undi utarahagera uko wakeka siko azahabona hari abumva none ko i Kigali hari abantu abazungu gusa azahagera ahasanga abantu anarenzeho ugati se hano ni i Kigali aha niho natekerezaga ariko nanone hagati aho ngaho haba harimo itandukaniro ugereranyije no mu cyaro ntabwo wahafata ngo itandukaniro nari kubwiye the way babayemo uburyo babayemo ubwo buratandukanye totally kuko babaye mu buryo uri i Kigali wese aca kenge yo kuza nange iwacu oya aca kenge niyo mpamvu uzasanga populasiyo y'abanyakigali ishobora kuba iruta intara y'Uburasirazuba kuko i Kigali nta hantu uzabona umuntu afite amahegitare y'amafamu nk'Iburasirazuba ntabyo wabona biga uburyo babanyeho rero nimba ari wani ni mowa sinzi kubyo nabivuga barabana i Kigali nta mashyara haba kuko bose baba baraje gushaka oya amashyara se hari ahataba oya ntago kubiye nk'ayo mu byaro ntago kubiye nk'ayo mu byaro kuko buri wese aba yaraje gushaka ubuzima urujya kugirira ibundi shyari umuntu
wibereye mu nzu ye nawe uri mu ye kubikumarira iki uri guta umwanya uwo mwanya rero i Kigali ntaho uhari kabisa. Urumva yuko dusangije urugendo rwawe ko rwagenze ujya kujya muri Kigali, turanagushimiye ku rundi ruhande. Murakoze cyane. Ubu hari abantu bari i Kigali bavuga ati nzagezwa n'iki New York. Ubu niyo matsiko none ufite. Nzagezwa n'iki i New York. Nk'uko igihe nari ndi hahandi nzagezwa n'iki ni Kigali. New York n'indi New York. Basanga nabwo nzagenda afashe ku kirahure cy'indege. Ureba se nabwo ukareba mu kirere. Ngeze Yaounde, ngeze iyo ngiyo muri Rogasi, n'ahandi hose. Iyo ujya ahantu bwa mbere ugira amatsiko, urugendo rwa mbere uza ku ishuri. Niba uzi ko ya mihanda yose yubatse kuva kuri Muhazi, ariko byarangiye wisanze hehe ahantu ku itaka utanakeka. Nayo matsiko umuntu agenda agira ahantu hashya. Kabisa rwose urumva yuko urugendo rwawe Kigali hari ibyo wabonye byari bigutunguye n'ibindi bishyashya wabonye we n'ibindi bisanzwe ukabona yuko nta cyahindutse cyane. Mwikumva ko umuntu uri mu mujyi yarenze kuba umuntu muzi, ni umuntu nk'amwe, mufate nk'usanzwe. Aho muri gusaraguringa nari gusaraguringa mu buryo bwe gusa si ubwawe. Birumvikana, turanagushimiye. Murakoze cyane. Turagushimiye rwose, urugendo rwa Kigali rwagenze neza, birumvikana hari experience nyinshi wagiye ugeraho. Tandukana n'ikibazo cy'inzara n'inyota kuko Diogenes Shop yaje ari igisubizo. Muri Diogenes Shop tubafitiye gaze z'ubwoko bwose, jibu, hashi, meru, espe n'izindi, umuceri, kawunga, imboga z'amoko yose, amafu y'amoko yose, ibirayi urya ugatemba itoto, ibishyimbo byo urabirya ugashisha wumva. Ngiri ibanga ryo kubaho neza rero. Ntitwakibagirwa kandi amagi meza atetse n'adatetse. Si ibyo gusa kandi muri Diogenes Shop tubafitiye ibyo kunywa bitandukanye, harimo fanta z'ubwoko bwose, juice zamenyekanye nka Karungi, ndetse n'abandi bagera ku gasembuye ntabwo twabibagiwe, kubera yuko tubafitiye Mitsingi, Knowless, Skol ndetse na Virunga. Akarusho kandi tubafitiye n'amazi meza cyane ya Jibu. Kandi ibi byose igiciro ni nk'ubuntu mba nkuroga. Umwihariko kandi nuko kwa Diogenes Shop ibyo uhashye byose tubikugereza iwawe ku buntu. Banyeshuri, bayobozi, babyeyi, banyonzi, bamotari, namwe rubyiruko, muhawe ikaze muri Diogenes Shop. Mwadusanga muri centre ya video iburyo bw'umuhanda uturuka muri kaminuza werekeza abamotari baparika hepfo gato y'umunara. Ni amayobera arimo kandi kuko cyagera uhabona gaze nyinshi z'ubwoko bwose. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri telefoni igendanwa ariyo 072 78 39 169. Ndayisubiramo ni 072 78 39 169. Yes! Diogenes Shop, ibanga ry'ubuzima bwiza. Wow!